ndagusuhuje wowe nshuti y'akadasohoka ya televiziyo ikubitira ikinyoma ahakubuye Abaryankuna TV. Ni televiziyo Rugaga Nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu mu ntumbero yo kwihutisha impinduramatwara gacanzigo. Uyu ni umwanya wo gukubitira ikinyoma ahakubuye. Ingingo y'uyu munsi rero ikaba igira iti: ikindi kinyoma cya FPR kwizamurwa ry'igipimo cy'inyungu fatizo ku nguzanyo. Abahanga mu by'ubukungu bavuga ko uburyo bumwe rukumbi bwo kuzamura ubukungu bw'igihugu ari ukongera umusaruro w'ibikorerwa imbere mu gihugu, kongera ibyoherezwa mu mahanga no kugabanya ibitumizwa hanze y'igihugu. Ntibavuga rumwe ku kuba habaho kuzamura igipimo cy'inyungu fatizo ku mafaranga ahabwa banki z'ubucuruzi nk'inguzanyo. Abenshi bemeza ko iyo igipimo cy'inyungu fatizo kizamuwe na banki y'igihugu, amabanki y'ubucuruzi nayo ahita azamura inyungu ku bakiriya bayo. Abantu bakifata mu gufata inguzanyo, amafaranga akaba make mu baturage, mu bushobozi bwo guhaha bugasubira inyuma. Nkaho rero ibi byose leta ya FPR itazi ibingibi, aho kuzamura umusaruro no guha urubyiruko rwinshi akazi, banki nkuru y'igihugu BNR yazamuye igipimo cy'inyungu fatizo tangiraho amafaranga yayo kuri banki z'ubucuruzi ho 1% kiva kuri 5% kigera kuri 6%, ikavuga ko ari mu rwego rwo gukumira izamuka rikabije ry'ibiciro ku isoko no gukomeza gushyigikira izamuka ry'ubukungu. Inkuru dukesha umuzindaro wa leta igihe.com yo kuwa 11 Kanama umwaka wa 2022 ivuga ko uyu ari umwanzuro wafatiwe mu nama ya komite ya politike y'ifaranga y'iki gihembwe yateranye wa 9 Kanama umwaka wa 2022. Iyi nama niyo igena igipimo cy'inyungu fatizo za banki nkuru kizagenderwaho mu mezi 3 ari imbere. Iyi nkuru kandi ikomeza ivuga ko guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda BNR Jean Rwangombwa yavuze ko kuzamura igipimo cy'inyungu fatizo y'iyi banki byaturutse ku isesengura ryagaragaje ko izamuka ry'ibiciro rikiri ku kigero cyo hejuru, ahanini bitewe n'ibibazo binyuranye bijyanye n'urujya n'uruza rw'ibicuruzwa ku rwego rw'isi n'umusaruro w'ubuhinzi wabaye muke imbere mu gihugu. Iki rero ni ikinyoma gikabije kumva ko kuzamura inyungu fatizo ari uburyo bwiza bwo kuzahura ubukungu, ahubwo uburyo bwiza ni ukongera umusaruro w'ibikorerwa imbere mu gihugu kugira ngo habeho kwihaza mu biribwa no mu bindi bikoresho nkenerwa. Ntabwo rero twebwe nk'Abaryankuna biyemeje gukubitira ikinyoma ahakubuye tutakwemera kurebera, ahubwo twahisemo kubakorera iri sesengura rito kugira ngo dusenye iki kinyoma cyabeshywe Abanyarwanda. Byajya kuba bibi bigakorwa n'abambari ba FPR bazwiho kwiga amashuri menshi, ariko ibyo bize babisize ku ntebe y'ishuri, maze ubwenge babwimurira mu gifu, basigara nta kindi batekereza uretse gusahura umutungo w'igihugu bawucira mu bigega bya FPR hirya no hino ku isi. Ibi rero ni akaga gakomeye Abanyarwanda bashyizwemo na rusahurira mu nduru FPR Inkotanyi. Nta muntu utazi ko isi yose yagize ingaruka zirimo izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peterole, gaze n'ibiribwa bitandukanye biturutse ku ngaruka z'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Hashize igihe kandi ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare gitangaje ko imbere mu gihugu naho ibiciro by'ibiribwa byiyongereye bitewe n'umusaruro w'ubuhinzi wabaye muke biturutse ku kirere kitabaye cyiza, hamwe n'ibiciro bihanitse ku masoko mpuzamahanga y'ibintu by'ibanze bikenerwa mu buhinzi birimo imbuto nziza n'ifumbire. BNR yatangaje ko hari hitezwe ko ubukungu buzazamukaho 6%, ariko icyizere cyaraje amasinde kuko mu kwezi kumwe
kwa Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2022 umuvuduko w'ibiciro ku isoko wazamutseho 15%. Iri zamuka rero mu kwezi riteye ubwoba. Beneri ikavuga ko ariyo mpamvu yafashe icyemezo cyo kuzamura inyungu fatizo ku nguzanyo iha banki z'ubucuruzi, nyamara mu by'ukuri ntacyo umuturage wo hasi yungukiramo. Guverineri Rwangombwa yavuze ko iki cyemezo kigamije kugabanya igitutu cy'izamuka ry'ibiciro ku isoko no gusigasira ubushobozi bw'abaturage bwo guhaha ibyo bakeneye. Gusa nk'uko twabibabwiye haruguru, ntabwo kuzamura inyungu ari uburyo bwiza bwo guhangana n'izamuka ry'ibiciro ku isoko, cyangwa ngo habeho kongera ubushobozi bwo guhaha. Uburyo bwonyine bwahangana n'iki kibazo ni ukongera umusaruro w'ibikorerwa mu gihugu no kugabanya ibitumizwa mu mahanga. Ibi kandi birumvikana cyane kuko iyo inyungu fatizo ku nguzanyo zizamuwe, amafaranga aba make muri sirikirasiyo. Abaherwe bayafite bakarushaho kuyarundanya ku makonte, ugasanga ibicuruzwa byuzuye mu maduka no mu masoko ariko ntibigurwe kuko amafaranga yo kubigura aba yibereye mu mabanki. Umusesenguzi akaba n'umuhanga mu by'ubukungu Dr. Bihira Canisius yagize ati, leta nireke gukomeza kubeshya abanyarwanda. Kuzamura inyungu fatizo ku nguzanyo ntacyo bimarira abaturage, ahubwo barushaho guteseka kuko babona ibicuruzwa ariko badafite ubushobozi bwo kubigura. Yongeraho ko byarutwa no gusubira ku buryo bwa kera bwo kugurana ibicuruzwa. Uwejeje ibigori akabitanga bakamuha ibishyimbo. Ubu buryo rero leta irabutinya cyane kuko itakongera kubona aho inyunyuriza abaturage. Ati, birasa nkaho leta itunze abaturage kandi sibyo, ahubwo abaturage nibo batunga ubutegetsi kuko babaha imisoro n'amahoro kuri buri kintu bakoze, kabone niyo ntacyo cyaba cyabinjirije. Gukomeza gufata leta nk'umubyeyi ni ukwibeshya no kubeshya abandi. Profeseri Kasayi Ndahiriwe uyobora ishami rishinzwe politike y'ifaranga muri banki nkuru y'igihugu Beneri yabwiye igihe.com ko iki cyemezo mbere na mbere kivuze ko Beneri ishishikajwe n'uko ibiciro bidakomeza kuzamuka ku kigero biriho. Ibi nabyo ni ikinyoma gihambaye kuko Beneri idashishikajwe na gato n'iterambere ry'abaturage, ahubwo abafata icyemezo bose baba bashaka gushimisha FPR yabahaye imyanya. Profeseri Kasayi yakomeje avuga ko umuturage ingaruka atari we zihita zigeraho kuko binyura mu mabanki, akaba ariyo areba uko ibiciro bihagaze, akareba icyemezo Beneri yafashe akakigenderaho mu mikoranire n'abakiriya. Nyamara ibi nabyo ni ikinyoma cyo mu rwego rwo hejuru kuko na Bibiliya ivuga ko abafite duke bazatwamburwa tugahabwa abafite byinshi. Uko byagenda kose umuturage niwe uhazaharira cyane kuko FPR itamwitayeho, yirebera inyungu zayo bwite n'iz'amabanki akorera mu kwaha kwayo. Ati, icyo bivuze ku muturage ni uko amabanki ashyira mu bikorwa ibyemezo, niyo yitwararika akiga neza aho agiye gutanga inguzanyo, akareba ko ari ibintu bidashoboka gusubiza urwego rw'imari inyuma, ari nako bigera ku muturage kuko uko izamuka ry'ibiciro rigenda rigabanuka, ubushobozi bw'umuturage nabwo bugenda bwiyongera kuri ya mafaranga afite. Yatanze urugero rw'umuturage ufite ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda, ibiciro byaba bitazamuka cyane akamugirira akamaro kanini ugereranyije n'igihe byaba bizamuka cyane. Niba bizamutse ikiro cy'isukari kikava ku 1000 cy'amafaranga y'u Rwanda kikagera ku 2000 by'amafaranga y'u Rwanda, bivuze ko aho umuturage yagura ibiro 10 azasigara afite ubushobozi bwo kugura ibiro 5 gusa. Nyamara Profeseri Kasayi Ndahiriwe yibagiwe ko uko bazamura
inguzanyo batongera imirimo, bya bihumbi 10 bizaguma muri banki, noneho wa muturage na bya biro 5 ntabone icyo abigura akabireka. Ubusanzwe inguzanyo z'amafaranga zitangwa mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, hari inguzanyo banki y'ubucuruzi zifata muri banki nkuru y'igihugu, cyangwa se uburyo bwa kabiri zikayitangana hagati yazo. Banki z'ubucuruzi zihabwa amafaranga ariko zikayatangaho inyungu runaka, ariyo banki nkuru y'u Rwanda yita igipimo cy'inyungu fatizo. Banki y'ubucuruzi nayo iragenda ikagurisha iya mafaranga iyatangamo inguzanyo ishakamo inyungu yayo, kuko nayo iba yayaranguye igamije kunguka. Niba beneri yongeye igipimo cy'inyungu fatizo, bivuga ko igiciro cy'amafaranga kigiye kwiyongera. Niba banki yafashe amafaranga ihenzwe, nayo iyacuruza ihenzwe. Ibi bishobora kugabanya umubare w'abafata inguzanyo mu mabanki, bikaba byagabanya ishoramari. Birumvikana ko umuturage ahazaharira inshuro nyinshi, kuko uko beneri ihenda amabanke, nabo niko bakomeza kunyunyuza abaturage bakarushaho guhera mu bukene bwa karande. Mu mezi 6 ya mbere ya 2022 umusaruro w'ubuhinzi wabaye muke bitewe n'imihindagurikire y'ikirere. Ibiciro ku isoko mpuzamahanga bihanitse by'ifumbire mvaruganda, umuti wica udukoko n'imbuto z'indobanure, ibikoresho bikomoka mu buhinzi, gutunganya umusaruro ndetse no kuwugeza ku isoko. Aha rero niho hagomba gutekerezwa, aho kwihutira kuzamura inyungu fatizo no kuvana amafaranga mu baturage. Nyamara abategetsi bagakomeza kubeshya abaturage ngo ubukungu burazamuka kandi ntacyo umuturage yungukiramo uretse gukomeza kwicira isazi mu jisho. Beneri ikomeza ivuga ko icyuho hagati y'ibyo u Rwanda rwohereza n'ibyo rutumiza mu mahanga kirushaho kwaguka. Inyongera ya 20.6%. Ibi rero zakemurwa no kuzamura umusaruro aho kongera inyungu fatizo ku nguzanyo, kuko uretse gukomeza gukamura abaturage nta kandi keza kabivamo. Mu kwanzura rero ubu busesenguzi twavuga ko ntacyo abaturage bazungukira mu kuzamura inyungu fatizo ku nguzanyo zitangwa na beneri, ahubwo bazakomeza gukena no gutakaza ubushobozi bwo guhaha, kuko amafaranga azaba ari mu biganza by'agatsiko gatoya ka FPR. Abanyarwanda bo bakomeze babeshywe ko ubukungu bw'igihugu bwiyongera kandi byahebyukajya. Twe rero dusanga uba ari ubugome FPR ikomeje gukorera abaturage, yarangiza ikabakina ku mubyimba ngo bateye imbere kandi bo batabibona. Niba abaturage bageze aho kwiyambura imyambaro bakayigurisha kugira ngo babashe kugura ibyo kurya, FPR irumva kuzamura inyungu fatizo ku nguzanyo ari byo bizakiza abanyarwanda, cyangwa bizakomeza kubatsindagira mu bukene no kubaho mu buzima bubi bikabije. Kaneza, be Kane, ndajya kungurira isukari kwa Mariyana. Umva mama, noneho kwa Mariyana abakozi b'umurenge ntibashyizeho ibigufuri 3 bipima nk'ibiri 10 kimwe kimwe, ngacururiza ahantu hatemewe, ngo n'ubuziranenge ni ntabwo, ngo yatinze no kwishyura ipatante n'umusanzu w'isuku n'uw'irondo n'uw'uburezi. Hari n'undi nibagiwe. Ye baba we, ni byinshi cyaho mama. Ngo yananiwe no kubaka inzu ibereye ijisho yo gucururizamo, bahita bakubitaho ibigufuri. Ariko ubu butegetsi tuzabukamana yerara. Yewe zaba mbarira niko ubwo izo miliyoni Mariyana yazikura he? Yamye yishabikira kuva akiri muto. Ubwo ntibamushubije ku isuka ntibirangiye, noneho manuka ujye kwa Mutemberezi urebe ko bafunguye abariho ugurira. Mutemberezi yara, mva noneho mama. Mutemberezi ejo baramufunze, umugore we na wa muhungu wabo mukuru bagiye kumushakisha, nibaragaruka nibaramubona. Ni Mutemberezi gusa se sha mwana wa? Dore abantu agahiye.
baraye Rwantambi bicajwe hasi n'abapolisi ngo batinze gutaha, abandi bararira gusenyerwa, abandi kwamburwa ibyabo, abandi gufungirwa ubusa. Yewe igihugu cyose kiraramukwa. Iri shyano ninde uzaryamurura ku banyarwanda? Hari aho bizagera bibe ngombwa yuko kugira ngo twikure mu bibazo turimo bisaba ko hagira abapfa. Nihashaka hazasigara umuntu umwe, ariko tuzakomeze tube twe kugeza igihe tuzazukira. Abazabaho bazabaho ari abantu bacu. Aha rero niho iki kiganiro tugisoreje. Dushimiye itsinda ry'abaryankuna ryadufashije kugitegura. Mwakigejejweho nanjye Nikuzwe Rebecca mfatanyije n'umuringa Kamikazi Josiane. Mugire impagarike n'ubugingo.